abantu bateye ukuntu ku buryo umuntu iyo abonye akantu agira ngo niko bizahora, cyangwa se akakabona ntamenye aho gaturutse. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bari muri iki giterane ko ubuzima bwose umuntu yabamo nta hantu wagera ku buryo utazakenera Imana. Nta hantu wagera ku buryo utazakenera iki? Kandi niba hari ibintu bibi mu buzima, ni ugusuzugura Imana bugaca ukagera ahantu yikeneye. Imana ifite ibintu ikora biri rusange, ikabikorera abayubaha n'abatagize gute, ariko ifite imirimo y'umwihariko ariyo twita ibitangaza, ikorera abantu b'umwihariko bayubashe bagize gute. Ndashaka kubabaza, iyo bandika Bibiliya bakavuga ngo nuko bafata Daniel ari gusenga baramujana bamushira mu ntare ziramujya, ubwo urwo rwandiko warusomera abantu nubundi kumushiramo egare kumujya, ariko kuba zitaramuriye. Ngici gituma dutura amaturo, ngici gituma dukorera Imana, ngici gituma bahuza ibitambaro by'umutuku, ngici gituma karuvati zisa, nukuba zitaragize gute. Niba hari ibintu nabonye bihuza abantu bitarobanuye, ni ibintu by'agakiza. Kuronka Imana yiguhaye kuronka ugira ngo urusha abandi gukora. Imana yiguhaye kuronka ugira ngo abandi bo n'ubujiji. Buriya reka mbabwire, uretse ko warusha umuntu kuronka, mwese mwarakoze. Mwese muri umuna wawe yiriwe ajyamye, urinda wasumbya swa amafaranga si iswo ndiyayakoreye utaravuka, kwari uko wewe utangiye akazi ugahita uronka. Mukomere Imana amashi. Turanezerewe kandi kuba muri iki giterane. Ntabwo twagize umugisha kuhaba kuva mu gitondo, ariko muri iki gitaramo cyangwa se igice cya kabiri cy'igiterane natwe tukibayemo, kandi tugize umugisha ko twahawe umwanya ngo tubaganirize ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, babwire ijambo Imana inshize ku mutima. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 19, tweze kuwa 24 tuvuge bike, ibyinshi umwuka wera arabibabwira abari mu materaniro. Naje nibwira amazina basanze tumaze kwakirana, cyangwa se aba hano naho abaturutse i Kigali turaziranye. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, ubwo muvuze ngo amen. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 ku murongo wa 3 haranditswe ngo ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi Uwiteka, Obadiya yajanye bamwe muri abo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburiramo imitsima n'amazi yo kunywa. Tuvuge ngo amen. Iyo ni imirimo myiza. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 9 haranditswe ngo hariho umurongo wa 19, 16 ku murongo wa 19 muri Luka haranditswe ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. 22. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana
mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa, ageze ikuzimu arababazwa cyane. Yoboye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Imana idutabare cyane. Ngo ababazwa n'iki? Ndagira ngo mbabwire ijambo tugiye kuganiraho. Dusomye ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo yubahe uzongera uyikenere. Yubahe uzongera ugire gute? Murabyumvise se? Musubiremo twumve. Komanga umuntu mwicaranye mubwire utubaha Imana uzongera uyikenere. Uzongera ugire gute? Hari umuntu uri kubona bitashoboka si atazongera kuyikenera ngo tumusonere kubaha Imana? Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa nk'uko umushumba bivuze. Paruwasi ya Gasasa ni imwe mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye i Musanze. Imana iduhana umugisha. Shalom, turabana kandi tubanye neza. Umushumba twabanye kera, uko agenda azamuka tugenda dukuza ubushuti. Haleluya. Rero nanjye namenye ko Shalom izaza, kandi umushumba tumenya ko iyi paruwase nubwo ayoboye paruwase ya Nyarugenge n'ururembo rwa Kigali, ko n'iyi paruwasi muri iki gihe muri iyi minsi ari we nawe ubayoboye, nubwo niyo hari umushumba babayoboye. Turavuga ngo rero tuzaza gushira umuganda hano. Amen. Muvuge ngo umuganda. Yesu ashimwe cyane. Ariko nubwo abahagarariye tuzaba tuwuhaye Yesu. Yesu niwe dukorera, ariko muri uyu murimo we agenda abarenze umwe bagira umuyobozi. Turamushimira rero. Mukanya uwaje azanye na korari y'Inyarugenge araje, yangeze hamwe umukono arambwira ati, nubwo uri umukozi muri kampani ya so. Bivuga ngo Imana ni data. Niyo dukorera Imana tuba dukorera data. Ubu rero dukora muri kampani ya papa. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bumvishe dusomye imirongo myinshi bagira ngo turavuga igihe kirekire, sico bisobanura. Iyo tuvuze teme biba bivuze ngo iminota yose baduhaye twayikoresha. Ndabona abantu bari kundeba nk'abashaka kumva ijambo ry'Imana. Hano hari abakunzi b'ibyanditswe byera barahari. Turabizi mu rusengero abantu bakunda ibintu bitandukanye. Hari abakunda kubyina ku buryo mutabyinye batazagaruka. Hari abakunda ibisirimba ku buryo ibyuma bigiye umuriro ugiye nabo bahita basohoka. Hari n'abakunda ijambo ry'Imana ku buryo iyo ritabonetse muba mubahemukiye. Ubu rero muhumure kuri iyi buffet muri restaurant Yesu ni ukwiyarurira. Buri wese arafata icyo ashaka. Ibisorori byose birahari, warura icyo ushaka. Iyo tuvuze ngo yubahe uzongera ugire gute? Yubahe uzongera uyikenere. Abantu bateye ukuntu ku buryo umuntu iyo abonye akantu agira ngo niko bizahora, cyangwa se akakabona ntamenye aho gaturutse. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bari muri iki giterane ko ubuzima bwose umuntu yabamo nta hantu wagera ku buryo utazakenera Imana. Nta hantu wagera ku buryo utazakenera iki? Kandi niba hari ibintu bibi mu buzima, nugusuzugura Imana bugaca ukagera ahantu yikeneye. Imana ifite ibintu ikora biri rusange, ikabikorera abayubaha n'abatagize gute, ariko ifite imirimo y'umwihariko ariyo twita ibitangaza, ikorera abantu b'umwihariko bayubashe bagize gute. Imana
iyo igiye gukangura abasinziriye n'uwaryamye yasinze igira gute? Kamubwira ngo burakeye. Iyo igiye kugusha imvura iyigusha mu bigori no mu itabi. Iyo ni imirimo rusange y'Imana. Hari n'igihe niyo igiye gutanga ubwenge mu ishuri usanga uwabaye uwa mbere anywa urumogi. Iyo ni imirimo rusange. Ni imirimo rusange. Ariko hari imirimo y'umwihariko Imana ikorera abera ku buryo abanduye bibagora kuyikorerwa. Imana ifashe mukomeze munsengere ndebe ko ndabivuga uko Umwuka Wera yashatse ko mbivuga. Abantu bubaha Imana babayeho mu buzima butandukanye n'abatayubaha. Bibiliya iravuga ngo ubwo nibwo muzamenya abakorera Imana n'abatayikorera, abubaha Imana n'abatayubaha. Uko byagenda kose harimo itandukaniro. Ntabwo ibintu byatuvuna gucya ngo abagabo basimbagurike gucya hatarimo itandukaniro. Mfite ibitabo byinshi nasoma mukagenda mubona itandukaniro ry'abubaha Imana n'abatagize gute. Nimubona umwanya muzasome muri Daniyeli 6 muhere ku murongo wa mbere, muzasanga inkuru yerekana itandukaniro ry'abakorera Imana n'abatayikorera. Muzasanga abagabo bashoreye Daniyeli bakamujana mu rwobo rw'intare akararamo kandi n'intare zirimo. Ngo bukeye mu gitondo umwami aribambura aza kumureba aramubwira ngo Imana yawe yakurinze. Daniyeli aramusubiza ati sinone kwitarinda ibigori kwitarinda ibipangu Imana itandinze yaba yakora iki? Yandinze nabonetse ndafite icyaha. Umwami ati bagukuremo nubwo nasinye nibashake bankure ku bwami ariko vamo. Daniyeli avamo ngo umwami ahita avuga ngo banzanire ba bagabo bagushoreye bakagushiramo. Ngo baje kubazana bati mwihute umwami ari kubashaka arahijya ku rwobo. Bateze aje gushiraho indabo. Ariko mwihute. Bahageze ngo batungurwa no kubona Daniyeli. Abandi batese niwe, abandi batasa nawe cyangwa bari impanga. Ngo bahageze umwami arababaza ati uyu ninde? Asubiza batasa na Daniyeli. None sabaye we? Bati ntibyashoboka. Yaba we gute? Sejo twamujugunyemo kandi mwibuke ko zari zimaze iminsi zishonje. Umwami ati rero ubu tuvugana uyu ni Daniyeli. Ndategwa iki? Uyu ni Daniyeli. Uwa mbere ngo akabaza mugenzi we ati cyangwa mwarebye nabi nta menyo zari zifite? Undi ati ntabwo zari ziri kwayura ureba. Umwami ati mwikongorerana murabizi ko yarayemo. Namwe ngiye kubashiramo ejo nzaza kubakuramo. Ndashaka kubabwira itandukaniro ry'abubaha Imana n'abatayubaha. Nimutabyumva nzabivuga ahandi bifite. Haleluya! Itandukaniro ry'abasenga n'abadasenga, abubaha Imana n'abatagize gute. Ntabwo ibi bintu ari igipindi, ntabwo ibi bintu ari morali, hariho itandukaniro. Ibi tuvuga ntabwo ari amashengo. Umwami arababwira ngo nge kubashiramo nje gutembera muhumure ndazinduka karenza kubakuramo. Ngo umwami ayongoreye mugenzi bate humura wana izitari umwe ziratujya turi benshi. Umwami aravuga ati rero ubwo muri gushakira mu bwinshi n'abagore banyu babazane. Undi ati urkumva ko n'aba madamu baraba bahari. Umwami ati niba muri gushakira mu matsinda n'abana babakure ku bigo by'amashuri nabo babazana. Undi ati urkumva ko n'aba bakobwa baraba bahari tubaye benshi wana. Umwami ati noneho n'amatungo yanyu bagire gute? Bibiliya yaravuze ngo babitsinda babiki. Abasomyi ba Bibiliya bari hano batasomewe bayisomeye. Bibiliya yaravuze ngo babashizemo. Wazagize gute? Muvuga ibyo mwasomye. Zabasamiye batararusha bigira
Iryo niryo tandukanye. Izi tara ari umwe zariye benshi. Ngiki gituma twicaya. Ubu se ndashaka kubabaza, iyo bandika Bibiliya bakavuga ngo nuko bafata Daniel ari gusenga baramujana bamushira mu ntare ziramujya, ubwo urwo rwandiko warusomera abantu nubundi kumushiramo egare kumujya, ariko kuba zitaramuriye. Ngiki gituma dutura amaturo, ngiki gituma dukorera Imana, ngiki gituma bahuza ibitambaro by'umutuku, ngiki gituma karuvati zisa, nukuba zitaragize gute? Sico sikinguye Musanze. Kuba zitaramuriye nico kitwicaje aha. Kuba zitaramuriye nico cyatumye mbatizwa. Kuba zitaramuriye ngiki gituma twirirwa aha tukaharara. Kuba zitaramuriye nico kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza nimi. Iyo nibutse Mana we wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima nimi. Icyo ngicyo gusa kindura umutima. Kuba zitaramuriye icyo gusa, icyo. Nta muntu uri hano uzi kuvuga ngo avuge ngo icyo gusa. Icyo gituma aba bagore bahurira ku batayeri bati mutudodere ingutiya z'icyatsi n'ibitambaro biba ari umutuku, ishati zirabazisa. Niba ari ibintu nabonye bihuza abantu bitarobanuye, ni ibintu by'agakiza. Uzi ko mu gakiza ipataro y'umuyede bisa n'iya enjeniyeri, bapfa kuba babana muri korari. None hari iniforume y'abenjeniyeri n'iy'abayede, hari iniforume y'abenjeniyeri isa n'iy'abayede. Irahari se umutaravayeri na titireri bose ibitambaro bigomba kuba ari umutuku, apfa kuba barahuriye muri Yesu. Nta kindi kintu gihuza abantu kitarobanuye amatitre keretse agakiza ka Yesu. Ushaka kumbwira se ngo nshizirungu ngo wowe ngo urumva ngo nta cyongereza uzi, ariko nzi Yesu. Cyongereza se Imana ntayumva ikinyarwanda. Kumana se bisaba umusemuzi, kumana se bisaba umusemuzi. Imana si ni inyongereza. Oya, Imana kuyivugisha bisaba igifaransa. Haleluya. Ubwo nibwo muzatandukanya abubaha Imana n'abatayubaha. Intare ikimenyetso twarakibonye. Nanze kuvuga ibyo mu muriro, nanze kuvuga n'ibindi, ndabizi byinshi narabisoma, ariko ikintu cyatumye nkunda kubaha Imana, hariho itandukaniro. Ntabwo dupfuye kwicara mu bintu by'akajagari, ntabwo turi mu bintu rusange, turi mu bintu bibamwe ababizi. Haleluya. Arabizi ndikubesha, ndikubesha. Ibyo ndi kuvuga ndikubesha. Uriya muhungu twasengeye ahantu twuzuye umwuka wera, Imana iramubwira ngo nkurikije uko nkubonye nkurinze gushaka kabiri. Umugore we yarari gupima ibiro nk'15 ari muri serumu arwaye, uburozi bwaramurenze, nta imashini zose, nta bitaro yajemo ngo babone indwara, kandi ari kuyonga nk'isabune. Imana iramubwira ngo nkurinze kongera kurambagiza. Imana ukwiriye kuyubaha kuko uzongera ugire gute?
hari igihe kigera umuntu akaba ukuntu akagera ahantu akagira ibintu ukabona ikibuno yagitereye hejuru, ukabona ari kugenda nk'aho arimo rasoro, ukabona mbese ibintu byose akagira zikabona ibintu byose arakanga. Wamubwira uti Imana, ati Imana ikize. Wamubwira uti Yesu, ati Yesu sibiki. Wamubwira uti umurimo w'Imana, ati ngora ikize ngiye ko mfite akazi. Mbese ukabona ibintu byose ndashaka kubyumva, ndashaka kubaha Imana, kandi Imana ifite n'ikindi kintu kiri rusange yashizeho Yesu itaye gituma abantu bayubaha babishaka batabishaka, babishaka batagira gute. Hari ikimenyetso kimwe nakubwira ukora cyo kubaha Imana, wabishaka utabishaka, waba warabatijwe utarabatijwe. Niba usuzugura Imana ukabumva utayubaha, uzituma uhagaze. Uri kwigendera wituma, niyo yaba ari umusazi agomba guca bugufi kuko icyubahiro ni iki. Niyo yaba afite icupa akuye mu kabari, kiriya ni ikimenyetso Imana yishiriyeho cyo guca hehe. Tawa kwituma ahagaze. Niyo waba utarabatijwe, niyo waba utarabatijwe, niyo itabi ryaba ryarakurenze, niyo waba ufite abagore 10, iyo ugeze kuri toilette uravuga uti icyubahiro ni icyawe Imana. Ibihe bidashira, ibyo ni ibintu Imana yestaye ku buryo nta n'umwe wakiyima. Mu yandi magambo ukiyihuta bizi. Nushake rero widekarare ube mu bubaha Imana. Uvuga utaho kukiyiha ndabizi, munyandike mu bakiyiha. Nje nkiyiha byemewe n'amategeko, nje nkiyiha bifite isoko. Haleluya. Wikiyiha magendo, ubaha Imana. Bibiliya yavuze umugabo, namusomye ndababara nkurikije amateka nasomye mu guteka kwa kabiri. Mu guteka kwa kabiri mu gice cya 8 n'icya 9 nahasomye inkuru Imana yabwiye Mose ngo ayibwira Abisirayeli. Yaramubwiye ngo ubabwire ngo nibagera mu gihugu mbajanyemo cy'Ikanani bakajya bagahaga, bakubaka amazu bakayabamo, inka zabo ziri ku gasozi, imbyeyi ziraha, amashashara, imitavira ngaha, bahinga ngaha. Mbese bageze ku rwego babakira bati ni karibu ku meza, bagasanga ibisorori birenze kimwe. Nibagera ku rugo rwego bababwira ngo mubanze imbuto, ngo mubanze iki? Ibiryo birababizi. Bazirinde be kwibagirwa Uwiteka, ntibazibwire ngo amaboko yabo niyakoze ibyo. Urakire nyakuba, urakire. Ntibazibwire ngo amaboko yabo niyakoze ibyo. Bazibuka Uwiteka wabahaye kuronka. Wabahaye kugira gute? Iri jambo ryitwa kuronka usanga abantu barifata bakarihuza n'ibintu mbese by'amahirwe, by'urusimbi, bya biyare. Kuronka buriya reka mbabwire, uretse ko warusha umuntu kuronka, mwese mwarakoze. Mwese muri umuna wawe yiriwe ajyamye, urinda wasumbye aswa amafaranga si iswo ntiyayakoreye utaravuka. Kwari uko wewe utangiye akazi ugahita uronka. Imana yiguhaye kuronka ugira ngo urusha abandi gukora. Imana yiguhaye kuronka ugira ngo abandi bo n'ubujiji. Imana yiguhaye kuronka n'abandi baba baranguye, nta nubwo ari wowe wageranye urushoro rwinshi mu isoko. Inzu wakoreyemo wayivuyemo se yaratashe ubukwe. Ise tukorera wose ubona ni wewe se isoko baryubatse ari wewe urimo, ariko weho waraje Imana iguha kugira ute? Iyo Mana yakoze ibyo ukwiriye kubitekerezaho. Nyamutunzi ngo Imana iramurema imuha amaboko, atangiye gukora araronka. Agira gute? Ngo agera ku rwego b'umutunzi, babyandika muri Bibiliya.
kandi mbibutse ko mu batunzi bani hano ku rwego rw'isi buno nta numwe Bibiliya ivuga, ntawe. Na Bill Gates Bibiliya ntiwamusangamo imuvuga rwose, ariko uyu we bamwanditse muri Bibiliya. Nubwo Yesu yacaga umugani, ariko umugani ugana kariho. Imigani Yesu yaciye isumbye imbaraga iyo Salomo yaciye. Yesu yacaga umugani, yabaga icyo ashaka, azi icyo ashaka kuvuga kandi azi n'uwo avuga. Yesu aravuga ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri. Imyenda y'imihengeri ya kera yambaraga abami, ikambara ibikomangoma, ikambara abatunzi. Yambaraga imyenda y'imihengeri ngo niyo ibitare byiza. Urumva uwo muntu atarakaze? Ariko Bibiliya igahita imushyiraho towa, kavuga ngo ariko iminsi yose yahoraga adamaraye. We yahoraga agize gute? Yahoraga agize gute? Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, siko mutari kuvuga kandi munyicaye iruhande. Kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, no ku cyumweru. Mbarizo mwicaranye uti azi ko bizarangira gute? Uya kwahora atamaraye arabona bizarangira bite? Bakarepeta mu giterane, nibature, niririze, umvira ahege ngo agize gute? Bagatura, bagatanga icyacumi, bakwitanga. Ngo ko hari ukudamarara gusa, akagira ngo yaremewe kugira gute? Aritamararira, yabona abandi ati mugiye he? Bati mu giterane. Ati turahura mugarutse. Yahura n'abandi ati muvuye he? Arugeze kutubona kera. Ati biteze? Tuti ni byiza. Muvuye he? Tuti tuvuye gusenga. Atego mana muracyasenga? Niko yatubwiye ngo muracyasa. Ukagira ngo yarapfuye arazuka, ukagira ngo tunaherukana wenda kera. Muracyasenga? Mwasengeye ku musozi? Ego muracyazamuka wa musozi twazamukaga ndi umukobwa. Ukagira ngo ameze imvi, ahubwo atari umukobwa ashatse cyane sejo bundi. Ariko kubera umurengwe muracyasenga. Uracyari umurokore no gutitira. Mbese ukabona ibintu yabihinduye ubusa, yabigize ibisanzwe nkaho yageze ahantu. Kandi ubwo sari guteta cyo hari n'irondo ripanzwe we. Arateta cyo se yagira n'umuzamu. Arateta cyo se agira naho asinya. Shaka ahantu umuteta ukura. Iminsi yose agahora adamaraye. Imana ngo ije kumukosora, ngo ibiremye n'umukene. Ibiremye iki? Ngo ibiramuzanye umukene muparikiwe ku muryango. Ibwira umukene tujye bahanga imvura nigwa ujye wugama hano munsi y'urubaraza. Nushaka kuryama ushira ikarito hano. Witwa Lazaro ngo agahora aririmba ati icyo naremewe ndakizi, ubu nzi impamvu ndiho. Naremewe imirimo myiza yose ikoranwe urukundo, yemwe bene data igakorerwa muri Yesu. Abandi batedese nubwo akenye n'umuhanzi. Nubwo akenye niki? N'umuhanzi. Mwijura abamarayika bagakoma amashi bati nubwo yambaye inkweto zidasa. Nagera ahangaha amakonsera azakoresha ntatuzayakira, ariko abaserafi batuyazadusimbura. Ari kuyiramya yanyagiwe azagera ino batanyagirwa. Lazaro yaririmba mu ijuru bagakoma amashi. Undi nawe yaje gutaha, agataha avugiriza ati
atera intambwe imwe imbere agasubira inyuma eshatu. Ati Kadogo kingura sha cyangwa ndumene po. Na rumene jo ngakoresha urundi mu gakinjiro ka Gisozi. Abandi bati boss ko wabaye ati kingura sha. Agatavugiriza ati nagera muri bare disiwe bakanyita umusi. Abandi batari ko si izi nazo baraziririmbiye hepfo. Abandi bati ntabwo uzi kibabaje n'ukunda ari kuyiririmba kandi ejo azapfa. Bibiliya iravuga ngo umukene ahimbaza Imana ayikorera uko bikwiriye ngo ari kumukire witwa nyamutunzi utakijijwe utagize gute ngo ibintu bye ngo agahora adamaraye agahura n'abagiye ku rusengero agahura n'abagiye kurepeta bati siko mugiye ati nanjye ngiyeyo ugiye ati mu barokore usanzwe uri umurokore ati barantumiye hazabice ati bafite ubwitange nawe sugiye kuyanyanyagiza kuyapfusha ubusa. Aravuga ati no gukorera Imana ati genda wa Imana tuyikorera ibikize akaba ari igendeye. Bibiliya iravuga ngo Lazaro yubasha Imana igihe cye kiragera arataha agira gute ngo arapfa. Abamarayika baraza baramushikira bamujana mu gituza cyande ngo babwira nyamutunzi bati wa mukene mwari muturanye uzi ko yapfuye. Abaravuze ataraho yatinze gupfa urebye aho yararaga nibyo yajyaga narenze ko atamara kabiri. Uzivumba araramo atishwe n'imbaraga yakwicwa n'imbere kandi urebye nibyo yaryaga nose wajya ibijishwa by'imineke ukajya ibijumba bivanze n'ibigori n'amashu. Ibyo bintu byose ukabihuriza mu nkono imwe uhamenya iki gikindi ari iki. Kurikije uko yajyaga ntiyamara kabiri akagira ngo ubwo yishwe no kujya nabi ngo yishwe no kujya. Ariko narababwiye ngo iyo bigeze kuri gahunda yo gupfa byo ntabivuga kujya neza no kujya nabi. Kujya neza no kujya gupfa n'umushinga udapfa uwo waba uri we wese. Abakene iyo bapfuye baravuga bati ni ukujya nabi nibatishwe na bwaki yishwe na gute. Ariko kandi nako na mibi kurya ibiryo bidafite isuku. Ariko hari n'izindi mfu Imana yakereza abakire nazo. Iyo uvuze ko umukire apfa abakire bahita bagira ubwoba batumva ibyo azanyagiye kudukanga. Ariko mu mure ntimwikange twende tuzapfa tuzaraba. Hari izindi mfu Imana yashizeho nazo z'abakire. Irabizi ko ku marembo habazamu hirya hakabimbwa no hirya mu gikari hakaba kamera. Urumva nyine muruba muri gukangata ngo urupfu rutagira aho runyura. Ariko nabwiye abantu ndababaza ngo iyo wumvisha indege yari ivuye Addis Abeba igiye New York yagera hejuru y'inyanja ikaburirwa irengero bakavuga ngo yari ifite abagenzi 300. Abagenzi 100 ngahe ngo none bafotoye bayibuze yaguye mu nyanja. Narabagenti none mu ndege harimo umucuruzi wa voka. Mu ndege harimo umucuruzi wa voka. Uwa mitiyu ntabaje kurangura ibisheke sugiye mu ndege. Ntabarangura ibisheke Dubai. Biba bivuze ngo ubwo nabakire 100 ngahe. Abakire 100 ngahe kandi bagiye gupfa batagwaye 300 abo neza neza wa mbere ukabona umudamu amuhaye indabati yambisheri yakabizo kutama nzagaruka kukureba nzazana ururabo. Imana itizi uzagaruka arabagezeyo arabagezeyo. Abandi bati sawa sheri tuzakora ubukugarutse. Imana iti ndi bukibaye. Imana igahagarika marayika hejuru y'inyanja ati hafungira inguni nk'umupolisi uri muri feruje. Indege igahaguruka ikaza marayika yamize umwuka yaje kugera hejuru ya Pasifika. Marayika ati hote hano. Indege akayifatisha ukuboko kumwe akayibwira tutarakijijwe yarasebye utarabatijwe biramureba utarakoreye Imana byararangiye utaratuye ituro igihe kirashize. Marayika akayifata akayifatisha ukuboko akayicinya imuhengeri kavuga ati umuhanga azaveyo wazaveyo.
reka mbabwire bene data, mwubahe Imana. Mwubahe iki? Muzongera mugire gute? Icyo nkundira Imana, niyo yaje Muhengeri yakuyeyo Yona, yakuyeyo nde? Uko byagenda kose ngo birangira n'umutunzi apfuye, ngo amanuke ikuzimu. Ageze ikuzimu ngo abadayimoni baramukurubana, bazana agafuka bamusesekamo, baramumanukana ngo bamukubita ku ngunguru ishushe. Aravuga ati ava wana, muzana intebe nziza, nje ndi umubosi. Baravuga baticara wana, ati ndicara hano se kuri iyi ngunguru, nta muzi ko nje ndi bosi. Baticara nta mukuru w'ikuzimu. Uri bosi se? Urazana ibyo bosi hano se singurando uzari ufite inganda. Ikuzimu se wagera ukavuga ko uri bosi, uzabakire bariyo. Bahita bakobwa baticara ku iki gitsitsi, nta ntebe zibagira. Icara. Aravuga ati se none ko ndi gusha. Batize ino haba pole. Ninde sura yiguhara utari gusha hano? Ngo bari nyagambuye ati ndapfuye, ati muri kundwe kawe. Abandi bati we uje vuba, twe twaramenyereye gusha. Ngo barahiyararamye ati ko turi gusha bariya batari gusha se. Baramubwira bati bariya barasenze. Oya, ko turi gusha bariya batari gusha. Aravuga ati bariya sisa barokore. Yo bya bintu se bujya twakinishije bo ntibari gusha. Ego ati mbonye y'umuntu nzi wana muraho hatura twari duturanye. Ngo bari bagize gute? Simwe ko mutari kuvuga. Ngo bari bagize ute? Aravuga turano umuturanyo. Yo ntawundi wabaga ku rubaraza. Atura musaza bari kumwe n'indetse kandi ni Aburahamu. Aburahamu ashushanya Imana. Aravuga ati muraho muze. Aburahamu ati yego, suhuza n'uwo muri kumwe. Aburahamu ababwira Lazaro ati suhuza uramuturagurira hepfo. Lazaro ati murekurane umusinzi twari duturanye. Murekurane umusinzi twari duturanye. Harimo avuga iki? Sinamubwiye ngo yihana kanga abana. Sinamubwiye ngo yihana kanga. Namutunze aravuga atumva rero, ndabona mwe muri ahantu heza, ariko ni muri kurya mwebwe twe turi gusha. Mumbabarire ntampa amata nanjye ntayo namuhaye, ariko nakoze isonga y'urutoki. Mutuzi mwakarabyemo intoki. Ndatega ururimi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu baramubonye ari we Mana. Ravuga ati nawe wajya wabona. Ntawanyuze ku rusengero harimo igiterane. Ndibavuze ngo ugiye kwanduza baraza kwerekana umwana. Ndiwasibye igiterane ngo ujanye na nduza kwa nyina wabo, wajya wabona. Abandi ntibankoreye wicaye. Wahawe ibyiza ariko ndiwakora neza. None dore Lazaro warubayeho n'abakankorera, doraguwe neza hano. Aravuga ati none mwanyandika. Ngo mwagira gute? Aravuga ati ubu nakwemera mwanyandika niba hazaba umubatizo. Aburahamu ati ntawubatizwa avuye aho. Byararangiye warapfuye. Kandi nta n'amateraniro abera natwe inaha. Abari guterana n'abatarapfa bakiri iyo ruguru. Naho twebwe twageze aho abera baruhukira. Nyamutunze ati bya bintu birakaza barabitubwiraga mu giterane twagira ngo bari kudukanga. Aravuga ati none muze ko mfite bene data batanu bameze nk'uko nari imeze. Nasize iriya navuye. Bagenda bari kurapa bavuga ngo gupfa byishe nde. Bavuga ngo umuntu apfa rimwe. Bavuga ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye, naho kumbi biba bitangiye. None wakohereza Lazaro wagasubira gukoresha ibiterane, abo bahungu bakihana batazaza handi ho kubabazwa koko. Umusaza aramubwira ngo bafite Nshizirungu na Sharoma, bafite Mose n'abahanuzi, bafite umushumba utegura ibiterane. Nibagende bumvira ibyo ayo magambo avugirwa muri ico giterane. Aravuga ati oya, abo bantu bo basuzugura barokore, ntago bakunda gutega ijambo ry'Imana amatwi, ariko umuntu azutse bakwikanga bagahita bihana kubera ubwoba. Aramusubiza ngo nibatumvira Mose n'abahanuzi, naho umuntu yazuka ntibagira gute.
Mwakira ijambo ry'Imana. Ngo ngwiki? Imana ibahe umugisha. Irindi ndarivuga tugiye gusenga. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kwihana agihumeka. Akigira gute? Ndi kugira guca ngo itara ritamurika murebe. Hari igihe babwira umuntu ngo akizwe akabona bitamureba, ariko uzabyemera. Ntago mbikwifurije. Batubwiye abasaza ngo igihe ubutumwa bwageraga imurenge muri Kongo niyo bwabanje mbere ko bugera mu Rwanda, ngo muvuga butumwa yaravuze w'umumisiyoneri avuga ngo mwihane mutazarimbuka, mwihane mukizwe. Ngo umusaza umwe yari afite inka nyinshi yasinze, ngo abaza umumisiyoneri ngo abatarihana si bazabiki? Ati bazarimbuka. Ati kurimbuka se ni gute? Ati nukuja muri Gihonomo. Ati Gihonomo si bahe? Ati hepfo bagasha. Ati bazosha igihe kingana iki? Ati bazosha iteka ryose. Ati niba ari iby'umuriro tuzowumenyera. Ati umuntu yosha kuwa mbere agasha kuwa kabiri akagera kuwa gatatu atarawumenyera. Ati nagize ngo nugusha tugashira nugusha iteka. Ukabona ari kubikinamo, ari kubikinisha ngo niba ari iby'umuriro bazogira gute? Ariko reka mbabwire, mu bintu bidakinishwa ni ijambo ry'Imana. Ari amatara nubwo ari kumurika, ariko nge ndi kumva hano ijwi riri kumvugisha. Muri iki giterane hari abantu bashaka kwihana, kandi barahari nabumvise. Ndakumva mwami. Imana yashoboje umushumba gutegura iki giterane, ifite umugambi ku bantu batakiyubaha, bayigomeye, abahoze bakijijwe batagikijijwe, abatari bakizwa baje muri iki giterane ariko badashaka kuzasha iteka, bashaka kuzaba mu gituza cya Aburahamu, bashaka kuzabana na Yesu. Bari hano kandi turashaka ko bakizwa. Imana irashaka ko bose bakizwa. Aya matara rero, hagize umuntu ufite aho yakanda akamera nk'agabanutse, n'ubundi kamera nayo akazi kayo kararangiye, ntago bakamera abantu bari kwihana. Ndagira ngo uwo muntu aramutse ari hano wabona aya mahirwe, yazamura ikiganza tukamusengera. Tukagira gute? Niba udashaka kuzarimbuka kandi iki giterane cyarahabaye, niba udashaka kuzaje kuzimu kandi waricaye muri uru rusengero, Shalom nta kindi cyayihagurukije, nta kindi cyahesha umuntu gukiranuka keretse kwizera ko yogejwe mu maraso ya Kristo. Imana yaguha umugisha kandi Imana ikakugirira neza. Kimwe mu bintu byatumye dutegura iki giterane ni intego ebyiri: ni ugushaka abazimiye, ni ukugarura abaguye, no gukorera Imana. Intego ya mbere rero ni niba urimo abadiyakoni, ariko na mwarimu ari hariya n'umu agent wa Yesu, hagarara hari undebere ko hari umuntu wumvishe irijwi akaba ashaka gukizwa. Aya mahirwe tuyamurekere. Uhere hariya ku muryango, niba hari umuntu ubyemeye azamura ikiganza. Twishime nawe n'umudiyakoni kandi acafite amavuta mashasha. Hari umuntu uri kumva muri iki giterane yakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari umuntu wari waraguye akumvika ari cyo gihe cye cyo kugarukira umwami Yesu. Nirimba nuzuye umunezero, nuko hari Imana. Inimero ya telefone ababona ndirimba, bagira ngo narasaze, nibazi